Niki gituma mudasobanukirwa ibyo mvuga? Ni ukubera ko mutantega amatwi. Mukomoka kuri papa wanyu Satani kandi mwifuza gukora ibyo ashaka. Uwo yabaye umwicanyi agitangira. Ntiyagumye mu kuri kuko ukuri kutari muri we. Iyo avuga ibinyoma, aba avuga ibihuje n'uko ateye kuko ari umunyabinyoma kandi akaba ari we ibinyoma biturukaho. Ariko njye ntimunyizera kuko mbabwira ukuri. Ninde muri mwe ufite icyo anshinja? Uyu munsi turi kumwe na Eugene na Dore Nteziryayo. Babonye impamyabumenyi mu ishuri ry'145 rya Gileyadi kandi banyuze mu bihe bikomeye. Dore, umuryango wawe ni Abatutsi kandi ibyo byatumye mugerwaho n'akaga gakomeye. Mu gihugu cyose abantu baricwaga kandi icyo gihe ababyeyi banjye na musaza wanjye nabo barishwe. Nabonye bamwe mu bayobozi b'amadini bagira uruhare muri jenoside. Siniyumvisha ukuntu abantu bari basanzwe ari inshuti, basangira, bahindutse bagatangira kwica abaturanyi babo. None se wamenye ukuri ute? Nyuma ya jenoside nagiye kuba kwa masenge kandi we n'umuryango we barabahamya ba Yehova. Ubwo rero nahise ntangira kwigana Bibiliya nabo. Icyo gihe nize igitabo Ushobora. Muri icyo gitabo harimo ifoto y'umupadiri uhumugisha abantu bari mu rusengero, yarangiza akajya guhumugisha itsinda ry'abasirikare bagiye ku rugamba. Icyakora nabonye ko abahamya ba Yehova bo bakundana kandi bakagaragaza ubutwari ku buryo baba biteguye no gushyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bafashe bagenzi babo. Yo, birashishikaje rwose. Umuvandimwe Eugene, abagize umuryango wawe bo ntabwo bari mu kaga cyane. None se ni ibihe bigeragezo bindi mwahanganye nabyo? Icyo gihe hari ubukene bukabije. Ababyeyi banjye nta mafaranga bari bafite ku buryo batashoboraga no kutugurira ibyo kurya. Na n'ubu ndacyibuka ukuntu mama yari aryamye ku buriri yashobewe, yahangayitse cyane, yibaza icyo yari gukora ngo atubonere ibyo kurya. Abasaza bansabye kuza ku nzu y'ubwami, maze mpageze mbona bampaye 18,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Abo basaza bambwiye ko iyo yari impano twohererejwe n'abavandimwe n'abashiki bacu bo mu bindi bihugu. Ako kanya nahise niruka nsubira mu rugo, njya kureba mama aho yari aryamye, muhereza ya mafaranga. Na n'ubu ndacyibuka ukuntu amarira yamuzenze mu maso, bitewe n'uko yari ashimishijwe cyane n'icyo gikorwa cyiza abavandimwe bari badukoreye. Ni byiza cyane. None se Dore, iyo ushubije amaso inyuma ukareba akarengane kageze ku muryango wawe, ubona ari iki cyagufashije kigatuma utaba umurakare? Mbona ko umurimo wo kubwiriza ari uw'ingenzi cyane. Uko ndushaho kuvuga amasezerano yo muri Bibiliya, niko nanjye ndushaho kuyizera. Urugero nk'iyo mbwira abandi ibyiringiro by'umuzuko n'imimerere y'abapfuye, ibyo bituma numva ko abagize umuryango wanjye nakundaga abapfuye batababara, ko ahubwo bategereje umuzuko. Ibyo rero bituma numva nishimye. Umurongo mpise nibuka nuwo muri Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7, aho intumwa Yohana yasubiyemo itegeko Yesu yatanze igihe yavugaga ko tugomba gukundana nk'uko nawe yadukunze. Abakristo b'icyo gihe bari bahanganye n'ibitotezo. Ubwo rero bari bakeneye gushyira mu bikorwa iryo tegeko mu buryo bwihariye. Nibyo koko turakundana, ariko iyo tugeze mu bihe bikomeye nk'iby'abavandimwe n'abashiki bacu bo mu Rwanda banyuzemo, tuba dukeneye ko bagenzi bacu duhuje ukwizera batugaragariza urukundo mu buryo buhuje n'itegeko Yesu yatanze avuga ko dukwiye gukunda bagenzi bacu ku buryo dushobora guhara ubugingo bwacu ku bwabo. Ibyo nigiye hano mu ishuri rya Gileyadi byanyigishije ko ngomba gushyira mu bikorwa iryo tegeko, ngakunda abavandimwe n'abashiki bacu nk'uko Yesu yadukunze. Mwebwe bavandimwe n'abashiki bacu bo mu Rwanda, mwatubereye urugero rwiza mu kugaragaza ubutwari, ukwizera n'urukundo. Kandi rwose mumenye ko tubakunda cyane. Murakoze. Mwakoze kudukurikira muri iki kiganiro kivuga ku nkuru zidasanzwe.